Reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana mwebwe mudukunda kandi mukurikira ibigano byose bica kuri Nkunda Amahoro TV. Nkunda Amahoro TV ni channel Imana izanye kugira ngo yabamaze gukomera ku Imana, ivuge ubutumwa bwiza ibyo bandi batinye kuvugayo ho birahari kandi ko byiza bihembura ubugingo bwa benshi byurutsa imitima. Yesu yavuze ngo mugende mu bw'ubutumwa bazemera bakizeza izina ryanjye muzabatize. Ntandi wakura ubutumwa bwiza rero uretse kuri Nkunda Amahoro TV. Ni channel y'Imana, ni channel yawe, uyishyikire kuri subscribe n'umutara kuri subscribe kuyikora no kubona umugisha. Nimba ushaka umugisha warabuze umugisha ukura bikanga wacuza ntiwunguke, warabuze akazi kura subscribe kuri Nkunda Amahoro. Akazi karaboneka, ucuruzi urunguka, ibintu biragenda neza, inka zirabyara, umugore arabyara, abana baragira ubwenge. Gahunda no gukora subscribe kuri Nkunda Amahoro kandi wabone ibiganiro byaho ntubyihererane ahubwo ukabisangiza inshuti zawe. Gukora uwo murimo byonyine usangije ubutumwa abantu, Imana igomora ibyo mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo sinageze. Nagora amakabya nkuru, nimba uzumva amakabya nkuru ubikora urebe. Ubundi uzampamaga uvuga ati ibyo nakoze byaranze. Ariko nzi ko atari amakabya nkuru, mbivuze gutyo bajya barbiye n'ibyo abanyamakuru. Reka nanjye namaze kubikora ibyo natangiye kunguka. Imana ishimwe cyane. Ndi kumwe rero na mama Chance nagusuzaga kugira ngo uze kubana natwe muri kino kiganiro tugisozanye. Baye nato tugitangire tugisozanye kandi niwo mugisha wawe, niyo nsinzi yawe, niyo mahirwe yawe. Ndi kumwe na mama Chance no tugirwana muri kano kanya ngize umugisha wo kwicana nawe kuri Nkunda Amahoro TV. Mama Sha, uraho? Muraho neza. Umeze neza? Meze neza cyane. Ibyo navugaga nabeshyaga. Oya ntago wabeshyaga. Ni mu masezerano y'Imana igambiriye kuri Nkunda Amahoro. Yego. Amakuru ni meza. Meze neza cyane rwose. Bawuri usumanze usuza abantu bateze amatwi Nkunda Amahoro. Nabasuhuje aho waba uherereye hose, twaba turi kumwe muri Afurika, waba uri ku mugabane wa Amerika, Aziya, Australia na Amerika, aho uri hose. Amahoro umwami Yesu atanga nakubeho. Mbega bya bindi byose byagutezaga umudugararo, urungabangabo, ibintu by'ama stress, ibintu bituma abantu badasinzira batabona amahoro. Yego. Turi kumwe aha kuri Nkunda Amahoro. Yego, ngusuhuje mvuga ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Abakunda amahoro mwese, haleluya. Amen. Mise nayikiriza abantu ndabaye ko bari bayikirize mu kanya ndabibona muri comment. Mama Chance twishimiye kubana nawe muri kuri uyu munsi. Ndifuza ko tugiye kugana muri kano kanya nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi nubaha. Reka mvuga nk'umuhanuzi nubaha, bwo hari impamvu mbivuze ushaka ko mbimusobanuza kumpamagara. Ngewe nitwa Beninepo, niyo mazina yanjye. Reka tukusabe usenga Imana dukomeze tuganira. Uri data wa twese nawe uhwanye nawe Imana, hejuru ya byose urahari. Mu rukundo wadukunze ukadutekerezaho, ugakora inama mu ijuru. Iyo nama yavuyemo kuducungura. Kristo aramanuka asiga ubwiza mu ijuru, arazaza kuducungura. Kristo mwiza warakoze. Ntago wabirangije kuducungura ngo dusige twenyine, wadusigiye umufasha Mwuka Wera ari utumye twicaya. Turabashimiye butatu butagatifu, Imana imwe rukumbi, Mwuka Wera mufasha mwiza, ducishijwe bugufi nuko turi abantu b'abanyantege nkeya, kugira ngo imbabazi zawe zitubeho twese uko tungana, yaba nge yaba uri inyuma ya kamera n'abakurikirana Nkunda Amahoro bose uko bangana. Nyemerera imbabazi zawe zitubeho, utangirane natwe uze gusozanya natwe. Tugusabye gutsikamira ubwami satanike, ubwami bwawe nibuze butegeke guhera dutangira kurenda dusojeje. Urakoze kubitwemereye kuko ntacyo twagusabye ngo kitwime. Mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Urakoze Mama Chance, urakoze ku isengesho ryiza udusengeye. Tujya tukubona mu bigano bitandukanye ahantu hatandukanye, ariko kandi iyo tukubonyeho imyenda wambaye akenshi bifite igisobanuro isobanuye, wahamagawe bitandukanyije n'abandi. Wowe umwambaro wose ufite igisobanuro gitandukanye n'ibindi. Wambaye umupira w'umutuku imbere, wambaye ishati y'umukara, wambaye igitambaro cy'umukara, wambaye rinete zirimo akantu k'umukara. Bisobanuye iki mbere ko twinjira mu kiganiro? Ndahera ku mukara. Iri ni icuraburindi riri ku isi, kubw'urwango satani atwanga, kandi nta yindi misiyo yamuzanye no kutwica no kutwiba no kuturimbura. By'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, isi y'umwuka ni icuraburindi gusa. Iyo niyo mpamvu isi y'umwuka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni icuraburindi. Twebwe abizera Imana n'abemera Imana bwo kubaka ubwami bw'Imana hano ku isi. Yego, isi yacu yuzuye icuraburindi, ari wo mwijima, ari wo uyu mukara. Yego. By'umwihariko muri Afurika
no ku migabane itandukanye ariko cyane cyane umugabane wa Amerika. Ni icuraburindi gusa, niyo mpamvu ubona nibasiye umukara, mwakoze no kumpa mikoro y'umukara. Yego, n'igitambaro n'umukara n'ishati n'umukara, ariko imbere mfitemo umupira utukura urimo umweru. Aka keru rero gafite kwaguka cyane, iri curaburindi rikaba ryaraswamo umucyo. Yesu yaje ari umucyo. Yego, uyu mutuku rero ni amaraso. Amaraso Yesu yabennye kugira ngo aducungure. Uyu mweru rero uvuga ari amazi yamenetse. Yego, ariko ukazana none ugasobanura umucyo. Nuko bimeze. Yego, urakoze cyane. Ntago ndabyinjiramo cyane ariko ndi kwibaza, uravuze ngo uhereye mu gihugu cy'u Rwanda ni icuraburindi gute, kandi tubona ko dufite amahoro, dufite ubuyobozi bwiza Imana yaduhaye, dufite umutekano, dufite ingabo z'igihugu ziducungiye umutekano ku manywa na nijoro, dufite amahirwe ko dufite ubuyobozi bw'igihugu burara butaryamye bushaka ikintu ku buryo bushakira ubuzima umunyarwanda, bushaka imibereho myiza ku munyarwanda. Ni icuraburindi gute? Mbere yo kugira ngo mvuge kuri iri curaburindi, ndabanza gushimira. Icya mbere ndashimira Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza, mpereye ku muyobozi wacu nyakubahwa Perezida Kagame. Imana yamuduhaye iragahora isingizwa ibihe byose. Kandi haleluya, amina, Imana yamutekerejeho ikamubumbira mu nda ya mama we, akavuka ikamurera agakura kugeza kuri runo rwego atuyoboye mu Rwanda. Mpereye icyo gihe imutekerezaho, yarakoze, ndayishimiye. Ikindi by'umwihariko ndashimira Perezida Kagame, nyakubahwa Paul Kagame. Imana yampishuriye yuko ngo mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose tumuzi nka Paul Kagame, ariko afite izina ry'umwihariko bidashobora kuzarangira, rudasumbwa. Oya, ntore zirusha intambwe. Ndi umunyarwanda. Yego, mu ijuru niko bamwita. Urabona tumuzi ku izina rya Kagame. Yego, ariko mu ijuru bamwita ndi umunyarwanda. Kagame Paul, ndi umunyarwanda. Iza ikurikira Kagame Paul, ndi umunyarwanda ni iryiyongereyeho, niryo mu ijuru bamwise. Impamvu rero bamwise ndi umunyarwanda, haleluya, haleluya. Yego, iki kintu, yego, cyangwa se iri zina rifite imbaraga zidasanzwe ku isi hose. Yego, kugira ngo umunyarwanda wese aryisangemo, akora ikimana igambiriye kuri we kubwo kubaka u Rwanda rugahinduka nka paradizo ku isi hose. Yego, ndongera gushimira inzego zitandukanye. Urwego rwa mbere shimira n'urwa gisirikare, kuko nibo bakora imirimo ishinzwe umutekano mu gihugu cyacu. Yego, nkongera nkashimira urwego rwa polisi n'izindi nzego uko zitandukanye, ariko by'umwihariko urwego rwa mbere shimira, ndashimira urwego rwa gisirikare. Yego, nkongera nkashimira umuntu wese wavukiye muri kino gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'utarakivukiyemo ariko akaba ari umunyarwanda, akaba akunda igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cyiwe. Nawe ahari hose ndamushimiye. Yego, yego, kuko umuntu wese ukunda igihugu n'ibikorwa bye birangwa n'urukundo. Yego, yego, umanje gushimira. None nsubiza ikibazo nakubashije, ushingiye gutuvuga ko hari icuraburindi kandi dufite ibyo bintu byose uri gushima. Ikintu gituma rero mvugira icuraburindi, kubera ko mfite umunaniro mwinshi, ndi kwibagirwa cyane. Ikibazo si uko nari nkirengagije, ahubwo nari nibagiwe. Icuraburindi rero riri mu gihugu cyacu, ndarigarukaho ngaya. Iri curaburindi ryazanywe n'inkozi z'ibibi zahaze, zarenzwe, zibagiwe. Izo nkozi z'ibibi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, ziri ku migabane yose yo ku isi. Yego, ntago ziri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko zivuga ikinyarwanda. Ariko zivuga ikinyarwanda. Izi nkozi z'ibibi rero zitumye mu isi y'umwuka igihugu cyacu gicura umwijima. Ariko ntago nakwirengagiza yuko iyo habonetse umwijima, yego, abari muri uwo mwijima bacana amatara. Yego, kandi abacana amatara ni abafite amavuta kugira ngo umucyo uboneke. Ndagaye umuntu wese watumye isi y'umwuka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, atari mu Rwanda gusa no ku isi hose, watumye isi yacu, u Rwanda rwacu nka paradizo, rucura icuraburindi. Ariko nkongera nkababwira ngo nubwo mwatuma igihugu cyacu gicura umwijima,
yego hari abantu bafite amavuta bacanye amatara kugira ngo two kuba mu mwijima. yego rero abo bantu ndabagaya cyane, ndagaya ku ruhande rw'abatemera Imana n'abahakana Imana, nkongera nkagaya kubemera Imana, yego yego n'abadahakana Imana. Aba nabo batumye isi, yego, nka paradizo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda icura umwijima. gute? Kuko Imana yavuganye nabo mu kubaka u Rwanda bafashe ingabo z'igihugu kuzamuka kugeza ku nzego zo hejuru, ntago bagikoze. Imana yazanye agakiza mu Rwanda nyuma y'uko u Rwanda rumaze kubakwa. Mu gihugu cyacu hafungurwa isengero, byatangiriye mu byumba by'amasengesho, imisozi yose ihinduka amasengesho, ubuvumo bwose buhinduka amasengesho, abantu barakizwa ku bwinshi, abantu bamenya Imana ku bwinshi. Ariko Imana irababaye ku rwego, yego, muri ibyo byose by'ubwo bubyutse itigeze ibona umusaruro nk'uko bikwiriye ngo igihugu cyacu tugihindure paradizo ku isi hose. Barahaze ku rwego bimura Imana, yego, Imana igasigara ari ifaranga. Barahaze kugera ku rwego, yego, ubu nta yindi Imana isengwa uretse ifaranga. Byazanye ingaruka, yego, kugeza ku rwego rw'uko isi y'umwuka igaragaza ko insengero zose zigomba kujya zisora kubera ko bari mu mabizinesi, yego, kandi bizinesi yose mu gihugu igomba gutanga iki? Umusoro tukubaka u Rwanda rwacu. Kandi izi nsengero zari zarashyiriweho, yego, kubaka ubwami bw'Imana mu rukundo rw'Imana, mu buntu bw'Imana, yego, kugira ngo twubake ubwami bw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda nka paradizo ku isi hose. Noneho abari hanze y'ubwami bw'Imana bubaka u Rwanda, yego, nka paradizo ku isi hose mu bumwe bw'ubumana. None ibintu byarivanze kugera ku rwego Imana iza kureba u Rwanda, yego, ikabona n'umwijima, ariko ikagenda ibonamo udutara twaka rata mwebwe mutuma udutara twaka, yego, twaka aho uherereye aho ariho hose. Waba uri umushumba, waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umwigisha, waba uri umuyobozi uyoboye igihugu mu nzego zitandukanye, yego, aho waba uri hose niwubahwe, Imana niguha umugisha. Kandi yego, muhaguruke ducana amatara, dutegereze igitondo umucyo uboneke mu gihugu cyacu nk'uko Imana yabigambiriye. Yego, utubwiye yuko hari abo uri kugaya, ariko kandi mu bugaya harimo n'abakozi b'Imana. Harya umuntu aba umukozi w'Imana arwanya igihugu aba ari umukozi w'Imana atera abandi umwijima? Atera abandi umwijima turamwita umukozi w'Imana cyangwa tumwite nyangarwanda? Turamwita umukozi wa Satani, wihishe mu b'Imana. ni ukuvuga ngo mu bantu turakubona nk'umukozi w'Imana, ariko isi y'umwuka itagaragara n'aya maso abantu bafite, hari ibarura aho rigushyira. Ibarura rero rikugaragaza mu bakozi ba Satani. Kandi tuzi neza ko Satani ajyaza akiyambika ishusho y'umucyo, tukakubona ko uri umukozi w'Imana, ariko isi y'umwuka ikugaragaza nk'umukozi wa Satani. Kandi bitinde bibe kera, yego, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Igikurikiyeho, yego, ikirango kiri inyuma y'inzu nicyo kigaragaza ibiri imbere, yego. Ndi kwibaza, utubwiye yuko Imana mu kirere cy'umwuka iyo irebye mu gihugu cy'u Rwanda ibona mu mwijima, bitewe na bamwe bamaze kurengwa, bamaze kwibagirwa Imana, bagize Imana bagasimbuza Imana yo mu ijuru, bakasenga Imana yitwa ifaranga, ari bateje umuraba, ari bateje umwijima mu kirere cy'umwuka, ari bashobora gusanga n'ibyo byose bishobora kubiteza. Ariko se ndi kwibaza, watubwiye ko Imana irebye igenda ibona ko hari utuntu tujya twakamo duke twakamo. Hakorwa iki kugira ngo urwo rumuri rukwire hose, umucyo uboneke? Hakorwa iki uyu munsi nka mama Chance w'umuhanuzi, mama Chance w'umukozi w'Imana uhagaze mu cyuho? Hakorwa iki kugira ngo n'abandi wenda mwihuze ture ko haboneka umucyo mu gihugu cy'u Rwanda? Ikintu cya mbere cyakorwa kiruta n'ibindi byose ni uko umuntu wese, yego, ku giti cy'atarebye runaka, ku giti cya buri muntu ufata igihe ugafata umwanya, nk'uko ufata umwanya ukavuga ngo ngiye mu kazi,
umwanya amasaha runaka ukayaharira akazi, nk'uko ufata umwanya runaka ukavuga ngo ngiye gusura umuntu runaka, nk'uko ufata umwanya runaka ukitekerezaho iminota 30 cyangwa 20 ukavuga ngo ngiye gutekereza ku mushinga runaka, nk'uko ufata umwanya runaka yego ukavuga uti ngiye mu bindi bikorwa runaka. Buri muntu wese afata umwanya atarebye kuri runaka, kuko twese twakoze ibyaha yego bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana. Umuntu wese yisuzume yego areba hashize, areba hageze, arebe nahaje yego areba hashize, areba hageze, areba amakosa yaba yarakoze, kuko umuntu wese mu ngeso mbezi, mu ngeso ze mbi no mu byaha bye umutima we yego uri hafi bugufi bwe cyane, nta wundi muntu hari kukwemeza amabi yawe yego ku ruhare rwawe wenyine ku giti cyawe, kugira ngo ube mu nyanga Rwanda se cyangwa mu nyanga birama sebyo, cyangwa se nawe ubwawe ntuba wikunze mu gusenya igihugu cyacu. Wisuzume ubwawe, nurangiza wihane, ufate imyanzuro nk'umuntu utegura ejo hazaza yego iyo myanzuro myiza uzaba wubatse igihugu cy'u Rwanda wowe ubwawe ku giti cyawe, kandi utarebye icyo uri cyo. Hari ukuntu Satani ageze mu buyobe mu bantu, umuntu akareba ibyo agezeho, akareba power afite, yarangiza ubwibone bukazamuka yego akumva nyine kubw'ibyo agezeho nta cyaha nta kosa. Uwo ni umwuka satanike w'ubuyobe wo kukurindagiza kugira ngo ube mu bantu yego bashobora guteza akaga igihugu. Oya, umuntu wese atarebye icyo ari cyo, atarebye ku byo agezeho, atarebye uko ahagaze, umuntu wese asabwa guca bugufi, kuko muri Yesaya haranditswe ngo 36 yego ngo Uwiteka uwo yitaho ni umuntu umwe ufite umutima umenetse. Buri munyarwanda wese arasabwa kugira ibintu amena yego amena. Ibyo bintu umenye rero Uwiteka arakwitaho, nakwitaho akita ku wundi, akita ku wundi, akita ku wundi, akawita ku wundi. Uyu mubare runaka nugera ku Mana, umucyo w'Imana uraboneka yego. Uwo mubare runaka nugera ku Mana, umucyo uraboneka. Ubaye nka Aburahamu, Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora, yamanje kugenda basa nk'abagana ku kigano bagiranaga, avuga ati se nusanga abangaba uraharimbura ibyo ngibyo. Ntago ndirwa mbitindaho cyane. Ere gukiraho Imana kiragiye yaganiriye na Aburahamu, imunyuraho ibaza amakuru ya Sodoma na Gomora hagiye kurimburwa. Hari ikintu kimwe cyabaye. Sodoma na Gomora yego hari ibirego byari byazamuka bigera ku Mana, yohereza abamarayika ngo baze kureba nibasanga ariko kuri baharimbure. Kubera ubushuti Imana yari ifitanye na Aburahamu, banyurayo. Aburahamu aravuga ngo nibura wabona amabo wadukiriza igihugu. Ikintu ni kinyicaje aha kuri kamera sibyo, ni nibura wabona amabo wadukiriza igihugu. Rero hari inshuti z'Imana mu gihugu hose ndetse no ku isi hose. Imana ifite inshuti zagiye ziganira nayo, zirimo ziravuga ngo Mana nibura wabona wadukiriza igihugu. Rata mwebwe muri mwebwe inshuti z'Imana mufite kurira Sodoma na Gomora, mufite kuririra gutakira Sodoma na Gomora yego nimuhumure yego hari umubare runaka ugiye kuboneka, Imana ikadukiriza igihugu. Ndagaruka gato yego twari turi mu kiganiro uru Rwanda rwacu yego hagiye hatambuka ubuhanuzi bwinshi. Hasi aho ngaho nabivuze mu butumwa, mvuga iyerekwa nagize, mbona ikibaya kinini kirimo abantu benshi ndihuta. Abo bantu benshi bari abantu bari guhamagarira ibi. Harimo abahanuzi bahanuye ibibi barimo baravuga ngo Mana bisohoze, harimo abasenga ngo Mana watubwiye ko iki gihugu nibigenda gutya nyuma y'ibyo byabaye yego uzatugirira gutya. Harimo abumva ubwo buhanuzi bw'ibi bakabyizera ngo dutegereje kuzabibona. Ubwo ndi mu ncamake. Imana yo mu ijuru yongera inyereka ikindi kibaya mu butumwa buri hasi nabivuze. Inyereka ikindi kibaya kirimo marayika uri gutakamba. Abo ni za nshuti z'Imana zivuga ngo basi muri Sodoma na Gomora wabona ibi wadukiriza igihugu yego kuko ibirego byageze ku Mana, abamarayika baraje. Ibirego byageze ku Mana, iki gihugu yego ikirego cya mbere cyatanzwe n'ubutinganyi buri kugikorerwamo. Ikirego cya kabiri ni ubusambanyi bwageze ku Mana burayinukira yego ku kigero kiri hejuru ya 95%. Uranyumvira umurengo w'Abanyarwanda turimo. Ikirego cya gatatu ni umururumba n'ubusambo n'inda nini yego byageze ku Mana
ku kirego cya 85%. Iyi mibare ndayifite mu ishuri. Yego, ibi birego byageze ku Mana. Imana yohereje abamarayika baje kurimbura Sodoma na Gomora. Ariyo mpamvu ubona abagambanyi bagambanira igihugu barushijeho kuba benshi cyane. Yego, nta muntu n'umwe w'inyangabirama, nta muntu n'umwe urumva ufite ishyara aho ibikorwa by'u Rwanda bigeze, nta muntu n'umwe ureba aho muri Afurika muri rusange, mu bihugu bitugose. Yego, mu bihugu byo hanze, mu bihugu by'abazungu, urumva ibirego byageze ku Mana kugera ku rwego bafitiye ishyari umunyarwanda yarageze ku rwego rwo kugera ku isi hose, ahantu hose ugeze ukahasanga ururimi rw'ikinyarwanda. Turi kubaka u Rwanda rwacu nka paradizo. Satana dufitiye ishyari mu nyangabirama, Satana dufitiye ishyari mu bihugu bitugose. Yego, mu yandi magambo abamarayika baramanutse. Yego, baje kurimbura. Uko kurimbura nabo bagambanyi bari kutugambanira. Yego, igihugu kiri kugambanirwa. Yego, abahanuzi nabo barimo barabihanura ibyo bavuga koko niko kuri. Ariko ndatangaza isi yose yumva. Yego, Aburahamu inshuti z'Imana muri hehe? Murimo murabwira Imana ngo nubona amababake. Ndabizi ibyo nje kuvuga ntago byumvwa na bose. Ibyo nje kuvuga bifite abari bubipinge, ibyo nje kuvuga bifite abari bubirwanye. Yego, izo ni inyangabirama, inkunda rubyina, bakunda biracitse. Yego, abanzi b'u Rwanda, abanzi b'umunyarwanda, abadakeneye ko hari aho tugera. Yego, ariko Imana ifite inshuti zayo mu butegetsi hejuru. Yego, Imana ifite inshuti zayo mu nsengero, Imana ifite inshuti zayo mu mahanga hanze. Yego, izo nshuti nizo nje kuvugana nazo. Yego, ngo Imana irangije ambwira ngo Aburaha nugira bubonamo nukuri Sodoma sindi buyirimbure. Yego, ratanje kubabwira ngo yego nepo yego uzuba gahinda mfite. Yego, n'umubabaro nukuntu Imana yatumeneye amabanga y'imigambi Satana dufiteho. Satani yarebye umugambi Imana ifitiye igihugu cyacu. Yego, ubwo Imana yari imaze gukora ibidasanzwe mu banyabwenge n'abahanga, yari yahagurukije kubaka ndi umunyarwanda, bagafata amaboko umuyobozi wacu ari we mu ijuru witwa ndi umunyarwanda. Yego, Satani arareba u Rwanda abona ni nk'umuriro umutwika. Arareba umunyarwanda mu gisirikare, areba umunyarwanda muri polisi, areba umunyarwanda mu mavuriro, areba umunyarwanda mu masosiyete atabara imfubyi zasigaye mu gihugu, areba ndi umunyarwanda muri twunge abanyarwanda, areba ndi umunyarwanda mu magereza abantu babihanisha ibyaha bakoze, arareba ndi umunyarwanda ahantu hose aramwitegereza, aravuga ati umunyarwanda yantwitse, umunyarwanda yandangije. Uzi ko n'abatemera Imana barimo baragendana n'Imana, uzi ko n'abatemera Imana barimo barakorera Imana. Arareba ndi umunyarwanda muri Rwanda Revenue, babwira umuturage wese ukeneye gutera imbere mu gihugu. Yego, kugira ngo iki gihugu cyubake nta bundi buryo tugomba kucyubaka, ntago tugomba kwiringira imfashanyo z'abanyamahanga, ahubwo mu bwenge Imana yaguhaye ushinze business, tanga umusoro, imihanda irubakwa, ahari imihanda y'ibitaka haje imihanda, ahari ubuzu bwa nyakatsi amazu yarubatswe. Reka sinakubwira imfubyi zari zasigaye kubw'amateka mabi twari tuvuyemo. Urumva, barize baraminuje, reka sinakubwira. Bamwe bari kubaka u Rwanda mu mahanga, abandi bari kurwubaka mu gihugu cy'u Rwanda. Satani arareba, aritegereza, arareba, aravuga ati we umunyarwanda arandangije. Yego, ubundi akora ikintu cyitwa kwibagirwa. Yo ubundi iyo wibagiwe yuva. Yego, ntushobora kugera iyo ujya. Wanyumvisha wa munyarwanda we? Arareba, aritegereza, maze abandi Imana si ukubasukamo impano koko. Ubu umuhanuzi nta handi wamushakira, ni mu Rwanda. Yego, maze dusukamo impano zo guhanura abandi, abaha impano zo abasukamo ububyutse bwo gusenga. Nta mpano yo gusenga ibaho. Nge mfite amakuru ko Yesu ubwo yari ari ku musaraba, umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yinjire. Maze Yesu ukuntu yari akunze u Rwanda, arareba abona bamwe bahuze mu kubaka igihugu, bahuze muri ibyo byose, aravuga ati reka mbaha amavuta. Abantu baratangira bambara imbaraga, abatakabaye abatambyi babatambye, abatakabaye abahanuzi babahanuza, abatakabaye abashumba babashumba, abatakabaye abavuga butumwa, kugira ngo igihugu kigire gute cyubakwe. Maze abantu barasenga, abandi bajya gucuruza, abandi babaganga, abandi reka sinakubwira igihugu kirubakwa. Yego, ubu byutse burabisengero zirafungurwa hirya no hino, ibyumba by'amasengesho. Maze arareba aravuga ati rero nta kindi cyatuma umunyarwanda
ngabanya umuvuduko icyambere ngiye kubanza mbakuremo urukundo umuntu wese abenya mwigendaho ubundi mbateze kuramya ikigirwamana cyitwa ifaranga kandi nta handi nzahera mu nzu y'Imana yego arareba arangije amaze kuduteza ikintu cyitwa inzangano zo mu mabanga yego urwango rwo mu mabanga yego amaze kuruduteza ubundi umuntu wese abanyamwigendaho arabyitegereza aravuga ati rero ibi ntago bihagije ahubwo reka nze mbasuke mu busambanyi bwo mwibanga maze mu nzu y'Imana si ugusambana koko biva inyuma igipasiteri kigatinyuka kizi ko kiragiye intama we urumva kigatinyuka kigasambana n'abadiyakona abagore reka Imana yatabaye yagiriye neza baratangira biga kwambara ukuntu ariko man ntago nabivuga byose ngo mbirangize maze abasukamo icyitwa ubusambanyi barasambana ubundi ahantu usanze ubusambanyi ikintu cya mbere kigaragaza umurengwe ni ubusambanyi barasambana mwibanga barasambana rwihishwa Imana irabirebera avuga ati rero kubera uwo muhango ibyumba by'amasengesho byakorerwa amagayo mabi ngaho gutubura ngaho gucuruza umuntu agasengera umuntu nepo umuntu agasengera umuntu yarangiza akamubwira ngo urampa amafaranga urampa iki amafaranga amavuta aravuna amavuta aravuna ukagira ngo hari aho wavuye kuyarangura ukagira ngo si ubuntu bw'Imana umuntu agahanurira umuntu yarangiza agaca inyuma ngo ngewe ubuhanuzi ngo urampa amafaranga maze barabitoba barabyangiza Imana irareba imisozi itangira gufungwa itagafunzwe imisozi yo mu Rwanda yose yari guhinduka ubutayu mu buvumo reka sinakureba badacuruje bakaba bari gusambana batari gusambana bakaba bari kugambana Imana irabireba iri mu ijuru yasararira ubwo ibyumba bitangira gufunga ubu hari ahantu wasanga icyumba cy'amasengero mwibanga uretse mwibanga imisozi irafungwa ubuvumo burafungwa mbanze mbabazi ubundi hari ubutayu bwigeze bufungwa ubutayu burahari nta n'ubuvumo bwafunzwe nta n'ibyumba byafunzwe ahubwo byafunzwe kubw'amabi yabikorerwagamo nuko birakomeza Imana iravuga ati wenda nareba nagabanya aya mabi reka ibyo byose ntibabibona bigera ku rwego rw'uko n'isengero zifungwa yego noneho ibyo birarenga nepo ubwo narenze mu nzu y'Imana wavuga amabi yo mu nzu y'Imana bwakwira bugacya tugeze noneho sasa mu rubyiruko rwacu abitwaga abahanzi baririmbiraga Imana tireka ntago byarangirira ahangaha muri gospel hari udufaranga duke baragenda baracuruza reka sinakubwira Imana uzi ukuntu yambwiye yarambwiye ngo bariya bose bagiye bazifuza kugaruka bitagishobotse yego ikirenze kuri ibyo yego abandi barabita nabe nabo bagiye gucuruza basi bakanarigumamo yego abandi reka nge sinaguma muri gospel baragenda baririmba indirimbo z'isi reka sinakubwira yego Imana ibyo byose irabireba iricecekera yego maze abahanuzi si ugucuruza baririmbye baracuruza abanyamasengesho baracuruza abashumba nta wakwicara ku gatebe yego nta wakwicara ku gatebe aje kureba umushumba adafite ituro reka sinakubwira abakene baba barahejwe mu nzu y'Imana kandi tuzi neza ko n'udafite ifeza yego Yesu yavuze ngaze Imana irabireba agahinda karayica birenga imbibi zo mu nzu y'Imana kugera ku rwego urubyiruko rw'u Rwanda Imana yari itegereje ejo hazaza yego nepo Imana irababaye kuvuga nepo ndi kuvuga umuntu wese unkurikiranye kuri kamera yego ngewe nahamagariwe kwakira umuntu buri muntu ku giti cye ntago nigeze mpamagarirwa guhanura muri rusange abategereje ngo mama chance arahanura yego nje gukura abantu murungabanga nukenera ubuhanuzi bwanjye Imana ikakuntiza uzaze nkubwire buretse ko ubunara nabufunze iby'Imana ntibigaburirwa iki imbwa haleluya Yesu dutabare ubu hari nugiye kuza ngo haleluya ntiterwa mu mabi wavugaga reka mbabwire twakoze amabi ubwiza bw'Imana buradusiga nepo urubyiruko Imana yari itegerejemo kubaka u Rwanda Imana yarampishurira irambwira ngo uhereye 94 kugeza mu 2000 Imana rero abateguyemo kubaka u Rwanda ku isi hose rugahinduka nka paradizo ari Imana itangiye gutabara reka sinakubwira baba barahaza imbuga nkoranyambaga Instagram na TikTok niho usanga ubwambure n'ubusambanyi bwo mu rwego rwo hejuru kugera ku rwego umwana w'umukobwa atinyuka agakuramo ubusa agakora ari amabi musanzwe mubona kirongoza icupa niko mwabaye mute indwara mwarwaye n'indwara nyabaki mwakwivuje ko amavuriro ahari Yesu arahari kugira ngo atuvure Yesu arababara ku rwego kugeza ku rwego yego n'ababyeyi ubuguhana byananiye barahana se bo babanje bakihana ubusambanyi birwa bakorera mu mabiro ku matelefone ubwo busambanyi bugira ngo umwana wabazareka kubukora ibyo byose byatangiriye mu nzu y'Imana
kugera ku rwego nepo yego n'umusoro watangwaga mu nzu y'Imana yo 1/10 ubu ntikibamo umusoro watangwaga mu gihugu yego ubu ntugitangwa nk'uko bikwiriye ni byinshi mba ndi kumva ni byinshi numvishe ariko ibirego byageze ku Mana biregwa Sodoma na Gomora ari rwo Rwanda rwa none yego Imana yaje kwirebera isanga niko biri yego ariko umwanzuro nturafatwa kubwo umwanzuro rero tarafatwa Imana iracyaganira na Baburahamu nyuma yuko Imana ikiri kuganira na Baburahamu nije kuvuga icyakorwa kugira ngo yego aka kaga ubu bugambanyi bugose igihugu cyacu bukurweho yego Imana yacyagana na Baburahamu ariko se Baburahamu irababona irabafite muri no minsi bangana bate kubera yuko nidusanga amaze iminsi nkora ibigana aho nkorera barabirebayo bamwe mu bahanuzi b'iyi minsi dufite nabagome nge niko mbita nabanzi b'igihugu kuko nibo bahanura ibintu bakajya no gufata yitatu kugira ngo asenge ibyo bintu bisore hano y'ibyago ntago ari bose navuze bamwe Baburahamu irababona barahari turabafite bahagije bashobora gucana rwarumuri rwakurira mu gihugu hose ko abenshi turi kubeshya ko ari Baburahamu kandi ari nka kwa kuninga abana b'Imana bajyaga batera n'abana basatani bakaza bashengera n'abasatani bakaza bakabajyamo hari abana bashitani baje bakinjiramo bakita Baburahamu kandi ari abagome bagamije kumviriza ahubwo ibyawe ibyo bari kugira ngo bajye gusenga yitatu bavuga ati bahamagare turabafite ubu nge maze iminsi ku rugamba yego uribuka mu butumwa nazanye ubushize akenshi nari nje guhanurira Kongo kuko nabonaga ibintu byacitse nabonaga Kongo ibintu byacitse M23 ifite guterwa ubwoba cyane kandi nge mfite amakuru ko M23 igomba kugira Bukavu iri mu mugambi w'Imana igomba gufata turiya dusozi ntago ari Bukavu gusa nta nubwo ari nagoma gusa wavuze ko nibitwaniza atari Bukavu gusa izabongera n'utundi udusozi twose urumva byanasohoye bariganyijwe nta buriya buhanuzi kuvuga ngo bazafata Bukavu ntago nahanuraga nabahaga ikimenyetso kuko umuhanuzi wabuhanuye bwa mbere yego Imana yabimubwiye tukiri muri 2024 yego turi hafi kuyinjiramo yego undi muhanuzi n'abahanuzi batatu Imana yanyeretse hari uwo yabibwiye 2024 hari uwo yabibwiye 2023 hari uwo yabibwiye 2022 ariko umuhanuzi wa mbere wabihanuye yego impamvu mwita ko ari uwa mbere nubwo abihanuye 2024 Imana yabimubwiye 2020 niba ari na rimwe yego niko yabimubwiye M23 itaranamenyekana itanazwe ikiri mu mugambi w'iki w'Imana iyi M23 rero ubwo Imana yambwiraga ko gufata Bukavu ari ikimenyetso Imana ibahaye kibatiza iki imbaraga yego nepo Imana yo mwijuru ibirebe yego nahise mbona makuru ya kino gihugu ku buryo yego jewe afite n'ububasha kandi ndabufite mu izina rya Yesu ngewe mfite imbaraga nzanyicaza hano nkagenda nkazenguruka isi yose nicaye ahangaha cyangwa ndyamye mu cyumba cyanjye yego ntiriwe nurira izo ndege ntiriwe ngenda mu modoka nta n'umwanya nabona yego Imana inkora ku maso inyereka abanzi b'igihugu yego ndavuganira nabo kuri kamera kuko hari n'uwo bazasobanura mu rundi rurimi yego kugira ngo abyumve ndavugana nabo kuri kamera yego niba tuzi Imana yacu iracyadukomeyeho yego nyuma yuko maze gutanga buriya butumwa Imana yankoze ku maso iranyereka ndagira ngo mbwire abanzi b'igihugu mpereye muri Afrika y'Epfo yego nibo mpereyeho ndabizi ubutumwa hari uwo biri bugereho ugenda usasibiriza ubibwire yego bene wanyu yego iki gihugu gifite igitinyiro cy'Imana n'ubudahangarwa n'uburinzi yego kiragoswe yego bazibeshye urumva byonyine babikinisha bambere nk'ababikinishije rero ndagira ngo ubwire ngo Baburahamu barahari nepo nyuma yuko maze gutanga buriya butumwa ubu n'abana banje barambuze ndi ku rugamba nasuye abahanuzi nasuye yego ndi kuvuga mu isi y'umwuka no mu buryo nagize kwazana imbaragize Kongo no gusura bari yego mbere kugira ngo mbasure nari nabonye yerekwa nyine bari kuvuga ngo Mana ibyo watubwiye abahanuye ngo Imana ije gusurana n'umujinya abahanuye ngo Imana ngo ije ngo guca mu Rwanda yego abavuze ngo ntibizarenga mu kwa gatatu ese ubu ukwa gatatu ni gushira bazajya abavuze ngo ntibizarenga mu kwa karindwi yego nagerageje gusura isi y'umwuka
ariko cyane cyane abo bagome n'abanga n'izo nyangabirama ngo zitegereje ngo ko igihugu kibamo akaga ngo Imana ngo ikabaha ngo iby'abandi bantu ntabyo muzabona murabibona se mwarabiruhiye mwanyanga gihugu mwe mwanyanga biramwe muzagende mukorera ibyanyu ngo abantu bashire ngo mujye mu byabo ngo Imana bivuganye namwe yarabashyeshyengaga yagira ngo irebe ko mufite urukundo muzabikuraho ubwo ko mwebwe ubwanya rimwe mugiye gupfa mugashira ikindi gikurikiyeho ngewe mfite umubabaro yego nyuma y'uko Imana ishurira munyihanganire bantu munkurikirana cyewe ne postuziranye haramahane ngira nayo ngira pe nibereye mwifuhe ry'ibintu mbona nta mikino mfite ngewe ubu ngubu mfite imbunda ndimo ndarasana n'abadayimoni waba ufashe imbunda urumva uhetse igikapu cy'amasasu ndavuga mu mbaraga z'amasengero ntago cyana haduye ukazana ibintu byo gukina na haduye noneho hari abantu nzi b'abanyamasengesho babandi barira bataka Imana ikumva uzagahinda mfite narabasuye nkangira ntise mufite makuru ki ku gihugu nkasanga Imana yagiye inka nabo barayafite noneho ukajya kumva umwana akubwiye ngo yewe ngo ubu ngiye nisabiye umutaka ndatuje ngo Imana izanyirindire ubwo uwo nuri hagati no hagati nibikiranza kibamo urumva nibicika izantwikira nyamugiye nino none najya kureba nkasanga afite agataka kameze nk'ako witwikiriye yego undi nkasanga afite igitaka kinini ndongera ugasanga undi arakubwiye washango ngiye rwose ngo nkurikije ibintu ndi kubona ngo n'uwantu iyo mpungira nahunga muhunga mujyahe abanyarwanda ndabihanuye isi yose ibyumva ntago turi mu gihe cyo guhunga turi mu gihe cyo kubaka igihugu amen ikindi cya kabiri wowe uvuga ngo ufite umutaka yego ndagira ngo guhanurire niko nepo reka mpanurire mu kibazo ngiye kukubaza imvura iguye ufite uwo mutaka ikagwa ari nyinshi cyane irimo n'amahindu ntago yakunyagira nta n'icyubase uretse gato ntago yakunyagira cyane ahubwo yanyagira ntago yakunyagira yanyagira ako gataka kawe kakugamisha abana bawe bangahe ubuze twaje urabona mwajyamo uretse kakugamisha umugore wawe abaturanyi bangahe inshuti zawe zakugamisha ikindi gikurikiyeho bari abafite ibitaka binini mwari muzi ko ahangaha ndi guhanurira yego mu kiganiro niyo waba ufite igitaka kinini wari uzi ko imvura hari n'igihe izamo amahindu umutaka ugapfumuka wari uzi ko hari igihe imvura izamo amahindu nshuti yawe izamo n'umuyaga ugashwanyuka umutaka ugashwanyuka ayi wewe umva mbabwire Satani aragushuka yarangiza akaguhururiza ntarimo arabashuka nimuturamye ntimubaye ibigwari bambabarire kuvuga guturama ndababaye yego nimutuje ngo mwahawe imitaka ngo Imana yabahaye imitaka nimutuje nimuri kunanirwa gukora icyo mwakagombye gukora yego ndagira ngo mbabwire ngo Morodekayi yabwiye Esiteri ngo naho utagira icyo ukora mu gihe nk'iki nta kizabuza abanyarwanda gutabarwa ngo ariko wowe Esiteri n'umuryango wawe ntimuzabura kubona iki akaga ikindi gikurikiyeho yego kimbabaje narimo mvuga umubabaro mbabaye yego sindi kuri kamera yego sindi muri gahunda yo guhanurira mu kiganiro dukura abantu mu ruhirahiro nepo dufite abantu bumva ibintu nk'ibi yego baha ngo Imana izabikore se yahereye kuri wowe mukorana Imana mu isi mbisubiyemo yego iri mu ijuru ryayo ryera iyije gukora ikoresha abantu uravuga ngo izabikore ikeneye gukorana nawe ikeneye gukorana nawe wihana ariya mabikorera mu biro ikeneye gukorana nawe wihana ubwo butubuzi n'ubwo bujura ikeneye gukorana nawe yego wowe n'umugore wawe mubeshyanya ngo murabana ufite abagore bawe n'abafite abe izo ngeso mbi zanyu zigashoka mu bana banyu mugatangira mukabiba ibyo mwasaruye abana banyu birirwa basambana ku mbuga nkoranyambaga ikeneye gukorana nawe yego warariye ukarya n'ibitari bwo kubaka ibitame nko kubaka ibizu yaza kwirebera igasanga uri mu nzu imwe yonyine yego ifite agaciro kangana n'ibyo wakoreye bya bindi ariko kubera ubujura n'ubusambo turakubona mu kizu kiza no mu kimodoka kiza kandi n'ubujura Imana ikeneye gukorana nawe wubaka kino gihugu usengera kino gihugu ntago Imana ikubwiye ngo usengera abandi yego isengere ku giti cyawe uzi ikibazo gihari yego imyuka satanike iri mu bantu Imana irababaye yego Imana irababaye abantu yego bafite ikintu cyitwa kuba ibigwari
ku rwego rungana n'igipimo cyo kwibagirwa kwabo, nge ntabona uko ndondora kano kanya, ariko ndongera shira umubabaro, yego, nongere ku gice cy'umuntu w'imbaraga, mvuge ngo nyuma y'uko mbabajwe n'ibyo mukora, yego, nyuma y'uko mbabajwe n'ibyo mbonera mu isi y'umwuka n'amaso yanjye y'umubiri akabona, yego, ntago Imana ibuze intwari zirahari, yego, zifite gucana amatara, uyu mwijima ukarangira umucyo ukaboneka, kandi turiteguye kurwanira igihugu cyacu mu mbaraga z'amasengesho. Yego, tugushimiye mu mashatsi tuyajya tusata n'umusozo. Hari ikintu wakomojeho Amerika uvuga ko no mwijima, Amerika yafite uruhare mu guteza umwijima mu gihugu cy'u Rwanda, ko nayo wayikomojeho tugitangira. Amerika kubera iki Amerika igarutse? Ubuhanuzi ngiye guhanura, iki ntago ari cyo gihe cyo kubuhanura, yego, nakagombye kuba narabuhanuye nko mu kwezi kwa 12 cyangwa kwa 11, ariko nari ndi busy. Imana kubabarire, yego, ntago yigeze intuma, nepo yarabuguhaye gusa, yaranyeretse. Erega mu buhanuzi duhabwa, hari ibyo duhabwa kugira ngo tumenye, sibyo? Hari n'ibyo duhabwa kugira ngo tugende tuvuge. Noneho ndagaruka, uzi ko hari abantu Imana ibuhanuzi kugira ngo bamenye, barangiza bakaza no guhanura, ariko iyo bibaye ngombwa ibyo twamenye tubimenyesha n'abandi. Aha rero ntago ndi guhanura, ahubwo ndi kubamenyesha, kuko iyo biba ngombwa ko mbihanura, mba narabihanuye mu kwezi kwa 11, ariko ndabibabwira kugira ngo ufite amahirwe yo kwitabara yitabare. Ntubona uriya mugabane wa Amerika, ndawuvugaho gato cyane, nzawugarukaho mu buhanuzi bw'iby'Imana yawuhishuriyeho. Umugabane wa Amerika, yego, uri mu buhanuzi bw'amasezerano y'Imana yagambiriye ku munyafurika, yego. Noneho ndihuta cyane ngaruke ku muntu witwa umurundi n'umunyarwanda, abantu bavuga igisanira cy'ikinyarwanda. Uri abarundi tujya gusa ku rurimi. Ndahera ku bantu bitwa abanyamurenge, yego, niba ari abantu bahaze bakarengwa, ni abanyamurenge batuye ku mugabane wa Amerika. Kugera ku rwego reka mbahanurire, yego, ibi nakabaye narabihanuye mu kwezi kwa 11, ariko ntiyigeze intuma. Urumva? Ahari impamvu itigeze intuma, nuko yabonaga ko bigomba no gusohora, kandi koko bigomba kuba, kugira ngo muce bugufi. Abanyamurenge muri ku mugabane wa Amerika, munanirwa ubusubira inyuma ngo mwubake Afurika yanyu mwababariyemo mukaruhiramo. Nimutaba amaso muraza kubaka Kongo. Yego, nibataba amaso baraza kubaka Kongo n'u Rwanda. Abarundi nabo, yego, ndavuga ku banyarwanda nyuma, namwe nimutava muri uwo murengwe n'ubwo burangare, nimutaba amaso muragaruka i Burundi. Abanyarwanda bari muri Amerika, yego, namwe nimutaba amaso muragaruka mu Rwanda. Nta n'isoni koko mugere muri Amerika mwibagirwe ibyo mwabwiye Imana muzakorerayo. Mwaragiye, mwarahaze, mwararenzwe, mwaribagiwe. Uyu ni umwaka uhereye 2025 gukomeza. Imana irabaziye. Aho ntabwo wabihuje n'ibiri kubera muri Amerika, aho Trump yavuze yuko abimukya bose ariko bikwana ndetse akaba yabitangiye izo gahunda. None se nabanje kukubwira ngo iki? Nge ntago ibindi kubivuga mpanura. Amakuru wari uyafite. Amakuru nari ari mu mugambi w'Imana muri make. Ari mu mugambi w'Imana. Kandi aya makuru nakagombye kuba narayahanuye mu kwezi kwa 11. Aha nje kubaburira. Yego. Nje kugira gute? Kubaburira. Kuko iyo mba ndubahanurira, nje kwereka isi ikigiye kuba, mba narabihanuye kera. Ubu rero nje mu muburo. Ntubona kakanya umugambi wafashwe wo gusubizayo abimukira. Ndi imbere y'Imana yanjye yampamagaye. Buri wese witwa kavuga igisaniro, yego, noneho bagiye guteza kaga n'abandi bimukira, yego. Noneho ubaka kanya mbazaniye amakuru, ntagwa amakuru nzanyara ari kuvuga ibiri kuba, ahubwo nje kubagira inama, kandi iyi nama nje kubagira, yego, bayikurikije ibi ngibi biri kuvuga, yego, ibi ngibi biri kuba bagiye kubirukana, nta byabo. Ndi imbere y'Imana yampamagaye. Umubare runaka w'abari muri Amerika bahagurutse bagasenga, kandi ntibasenga bavuga ngo ubuse ndasenga ngenyine, ngo ubuse ndasengera Amerika. Oya, wowe senga ku giti cyawe. Numara kumva ibi, ureba amakosa wakoze kuvugeza aho muri Amerika kugeza magingayo, wihane, wisubireho, usaba Imana imbabazi. Yego. Ikindi gikurikiyeho, nibikora 1, 2, 3, 4, 5, uyu mubare runaka ukagera ku Mana, nta uri bubirukane. Ariko nibumva ibi
yego bakabyirengagiza barabirukana da ntago rero ngende guhanura yego ahubwo ndi kubagira iki inama muntu uzi kuri muri Amerika udafite ubwene gihugu yego wahaze warenzwe wumva nyine ko wageze iyujya nkugiriye inama ibi ntago mbivuze nje guhanura wasenga yego kuko uburyo mugiye kwirukanwamo nta yandi mahirwe mufite yo kuzasubirayo ahubwo muzaza mudufashe kubaka Afurika. Rero ntago nje guhanura ahubwo nabagiraga iki inama habwirwa benshi akumva beneyo sijye ko nyamwaga kumva atanze no kubona. Ndahamagara umuntu wese ukunda igihugu yego mu bihe byiza byo gusenga. Mu gihugu cyacu dufite amasengesho y'iminsi 40. Aya masengesho ntago ari ubwa mbere nyahano aratangira ryari. Aya masengesho azatangira ku itariki 20, ariko ntago ari amasengesho y'iminsi 40 gusa, dufite ay'iminsi 40 kuza kugera ku minsi 3. Harimo abazayasenga iminsi 21, harimo abazasenga iminsi 3, harimo abazasenga 7, harimo abazasenga 30 yego. Harimo nabi Imana yasanze gusenga amasengesho y'iminsi 90 ubwo n'amezi 3, ariko afite imbaraga ziri hejuru ni 40 yego. Aya masengesho nyabona nagiye kubona mbona ikibaya cy'Ineneve, mbona basenga kubw'ubutumwa bari bakiriye bw'uko Neneve igiye kurimbuka, basenze mbona baratabawe. Mbona mu gihugu cy'u Rwanda handitswe umubare munini 40 yego. Ariko mbona ayo masengesho abantu benshi barayapinze, ariko mbona Imana yo mu ijuru yego yubatse iki gihugu ku masengesho y'iminsi 40. Imana yibutsa amasengesho y'iminsi 40 yasengewe kwa Apotre Gitwaza. Imana yibutsa amasengesho y'iminsi 40 yasengewe kwa Apotre Masasu yego. Aya masengesho afite ibyo yavuze ku Mana. None aya masengesho afite ibyo yavuze ku Mana kandi nanjye yego n'abantu bagiye bangana yego aho muherereye hose. Natwe amasengesho yacu y'iminsi 40 yageze kuki ku Mana. N'abandi bari hirya no hino bagiye basenga 40 yego. 40 yongeye igaruka mu gihugu cyacu. Abazibanga ry'amasengesho y'iminsi 40 ni muhaguruke musenge yego. Dufite gusenga mu buryo bugiye butandukanye. Abumva bashaka gusengana na Mama Shazi, nimero yanjye barayisanga hasi aho ngaho mu kiganiro. Abumva bafite uburyo basenga mu nsengero zabo yego no mu bundi buryo muri buhishurirwemo gusenga musenge. Tuzatangira ku itariki 20 yego. Tuzakomeza paka buri wese ahazumva asojereje. Aya masengesho afite ibyo azatangirira ariko ntago afite umusozo. Ariko nkwifurije kwisanga muri intego yayo, nkwifurije ntago nari nayigeraho. Nkwifurije kwisanga muri 21, nkwifurije kwisanga mu minsi 7, nkwifurije kwisanga mu minsi 90. Intego y'aya masengesho iri muri Zaburi ya 91 yego. Niho iyi ntego iri. Bari busangemo ijambo ku murongo wa 1 n'uwa 2 yego. Nguba mu bwihisho bw'Uwiteka azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Noneho ndasimbuka njye kuri 14 yego. Haranditswe ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Intego yacu ni ukuba mu bwihisho bw'Uwiteka yego. Kandi urukundo Imana yakunze umunyarwanda nuko izaturinda akaramata yego. Nuko izadukiza akaramata. Ni muhumure banyarwanda, ni muhumure ba Kristo, ni muhumure bantu mukunda igihugu yego. Nta cyabaye nta nikizaba. Uyu mwaka uko twawutangiye mu mahoro ni nako tuzawusoza amahoro. Nta n'ikindi kigiye gutuma dusenga nshuti zanjye yego. Suko hari icyabaye, ahubwo tugiye guhisha igihugu cyacu inyangabirama, abanzi bacu, abafitiye igihugu cyacu ishyari. Kandi abo bafitiye ishyari bagufitiye ishyari, nanjye bamfitiye ishyari yego. Wibireba ngo witambukire, birakureba nanjye birandeba. Karibu akira imbaraga mu izina rya Yesu, akira guhaguruka mu izina rya Yesu, akira kubyuka mu byaha mu izina rya Yesu, akira gukomera mu izina rya Yesu. Ambara umwambaro w'urugamba utabaru kugira ngo tuzatabarukana amahoro, urekura ibibi usatira ibyiza. Nkasoza nkubwira munyarwanda, ntubifate nkaho bitakureba. Twese biratureba kuko igihugu ni icyacu twese, ntago ari icya bamwe ahubwo ni icyacu muri rusange. Reka dusenge. Amen. Turabizi neza Mana yacu uradukunda. Urukundo wadukunze na n'ubu nturarudutakariza. Abanyarwanda uradukunda.
abarundi urabakunda, Afrika muri rusange urayikunda, umuntu wese wiremeye uhumeka uyu mwuka bazima uramukunda. Igituma tubura ubumana bwawe mu rukundo wadukunze ni ibyaha byacu. Duciye bugufi mu izina ry'umunyarwanda, duciye bugufi mu izina ry'isanisha kinyarwanda, duciye bugufi kugira ngo turebane amaso y'imbabazi. Aka kanya ndi imbere ya kamera, nunyemerere mwami Imana Nyiringabo, imbaraga zawe zimanukire ku muntu wese ufite urukundo rwawe rwo gukunda igihugu. Njyewe nzi neza yuko umuntu ukunda igihugu nawe ubwo aba yikunda, uwanga igihugu aba yiyanga. Babarira buri munyarwanda wese kwiyanga, kuko wanze igihugu nawe uba wiyanze, kandi igihugu cyacu kijemo akaga, buri wese abona ingaruka z'ako kaga. Twamaganye ikibi cyose cyaza muri rusange guhungabanya igihugu cyacu ndetse no guhungabanya umunyarwanda. Amahoro wadusezeranyije, umutekano twihishemo tubayemo imyaka myinshi, twizeye ibyo kuko twarakubonye, twabonye wubaka kino gihugu, aho ugejeje ukora. Tukwizereye no mu mbaraga zawe zikomeye cyane, kukomeje kwagura igihugu cyacu, buri munyarwanda wese akakubona Mana. Abazanga kumvira mbivugiye imbere ya kamera, mbivuze isi yose yumva Mana, ntago twebwe tugomba kuba ibihano by'inyangabirama. Ndabyanze hamwe n'abandi bose, turabyanze Mana. Mu mbaraga z'amasengesho uzaze kwisurira buri muntu ku giti cye, nuza n'umujinya ntuzadusurire muri rusange. Njyewe ntago mfite kuguhagarika mu gusura umunyarwanda, ariko nuza gusura umunyarwanda data uzaza usure buri muntu ku giti cye, ntuzadusurire muri rusange. Kandi nudusura buri muntu wese uzamuhembere ibikwiriye ibyo yakoze, nyuma y'uko dutabariye igihugu, nyuma y'uko turengeye, nyuma y'uko ukomeje kutwubakira igihugu, nyuma y'uko uyu mwaka tuwushoje mu mahoro, nyuma y'uko aya mezi bahanuye bakavuga kaga, nyuma y'ibyo byose y'uko turengeye Mana, uyu mwaka tukawurangiza amahoro, uko wadusezeranyije kutwubakira igihugu, uko wadusezeranyije kugira ibyo ukorera muri kino gihugu, uko wadusezeranyije mwami Imana, kandi isezerano ryawe nirihera uyu mwaka ukarangira amahoro. Mwami Imana, uburinzi watanze mu buryo bwo gucunga umutekano hirya no hino mu bantu bawe, bitewe na buri wese ahabarizwa, mwami tuzagushima. Ngaho nugenderere buri wese ku ruhare rw'uko imbaraga ze zingana, ukwemerera akemera kumvira azarya ibyiza byo mu gihugu nk'uko wabidusezeranyije, ukabitubwira mu ijambo ryawe n'amahame, ngo ukunda kumvira Uwiteka ngo azarya ibyiza byo mu gihugu. Mwami Imana Nyiringabo, mbaraga z'umwuka wera wo kumvira nizisange buri wese ku ruhande rwe. Izo mbaraga ndazihamagaye muri uyu mwanya, mpagaze mu bubasha, mpagaze mu butware mpabwa n'Imana ishobora byose. Nyemerera Mana, usanga abarota, usange mwami Imana haberekwa, usanga abukorana nabo mu bitekerezo, abukorana nabo mu bikorwa by'imbaraga z'umubiri mu ngingo zigiye zitandukanye. Nyemerera buri wese umusange. Nyakubahwa Imana, ukora igikwiriye data. Migambi yose ya Satani turayivuguruje, dufunza amarembo y'ikuzimu. Inzandiko zakugezeho kubw'ibirego bituregwa, amahishurirwa yose mwuka wera wahishuriye abahanuzi giye kuba mu gihugu cyacu, ayo mahishurirwa turayasenye. Mpagaze mu butware ndayashenye, ndafunga amarembo y'ikuzimu, mpagaze muri ububasha. Singewe ngenyine, ndabizi hirya no hino mwami Imana hari abari gusenga. Dufunze amarembo y'ikuzimu, dufunze inzira z'abadayimoni, haba mu kirere, haba mu mazi, haba no ku butaka. Inzira zose z'abadayimoni turazifunze mu bubasha n'ubutware duhabwa nawe. Urakoze Yesu. Tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi, ibendera ry'ubutsinzi turarizamuye. Icyubahiro n'ikibi cyawe nyakubahwa. Amen. Umuntu wari we wese wakenera ubundi busobanuro ndabisubiramo, nabivuzeho mu butumwa natambukije aho hasi. Umusirikari yagiye ku rugamba, abo mu rugo rwe cyangwa inshuti ze bamenya ko yagiye ku rugamba, ariko ntago bamenya uko ari kurwana. Rero umuntu wese wakumva bimucanze, wumva hari icyo waza kumbaza mu bigendanye no kwinjira mu bihe byiza byo gusenga, karibu. Ndi kuri WhatsApp, ndi kuri call, ariko telefone nzitaba gake
kubw'umutekano w'umubiri wanjye, kuko umubiri n'umwanzi tugendana urananirwa uraduhinduka. Rero umamagaye ukambura wanyandikira message, yego nkagusubiza. Niteguye kubana nawe mu bihe byiza byo gusenga, ubundi tukibera muri uwo mwanya wo gukora ikimana ishaka ko dukora. Kandi ndamutse ntinze kugusubiza ntuzagire ngo nakwirengagije, turi kumwe rwose. Ahasigaye rero nimuze dukore ikigomba gukorwa. Nongera mbabwira nti amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Bye bye. Bye. Mumashatse turagushimiye, katuvuge ngo Imana amahoro iguhe umugisha. Nshuti muvandimwe wabanye natwe muri kino kiganiro, nawe turagushimiye. Reka tuvuge ngo ibiganiro byacu kuri Nkunda Amahoro byo nakagaruka. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.